Muraho mwese abakunzi ba Eugenie Family. Muri iyi minsi ntari gukora amavideo cyane, tugiye kuba twigana ku ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu. Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese ukiranuka, tugushimiye kuko uri Imana tukaba abantu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusobanurira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Yobu igice cya mbere baratangira batubwira ngo uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga, n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranirije bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo, agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Dukomeje turi ku gice cya mbere ku murongo wa 6 ngo Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, kandi Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani atuturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ikibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe, we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Iki gice ni kirekire. Igice cya mbere dushobora kugarukira ku murongo wa 13 hano tugeze, tukazagenda dukomeza, cyangwa se tukaba twanakirangiza. Murongo wa 13 tukomeze. Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akimara kubika ibyo, haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati, Abakaludaya biremyemo ibitero 3, bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akimara kubika ibyo, haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akivuga haza undi ati, Abakaludaya biremyemo ibitero 3, bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati,
abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa, ni jye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimyoza yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Murakoze cyane. Iki gitabo cya Yobu tugiye kuzakiga, buri muntu wese Umwuka Wera aba ari we ujya umusobanurira mu izina rya Yesu.